umutoza udufatanije ariko ibyo byose bituruka kuri iyo communication uvuga ngo ninde uri busubira icyo nshaka kubabaza rero ninde uri busigara icyo nshaka kubabaza twakwanzura tuvuga yuko Rayon Sport yaguze abakinnyi batari ku rwego cyangwa twakwanzura tuvuga yuko Rayon Sport ifite umutoza utari ku rwego. Reka ku kintu cy'umutoza mpahere buriya ejo nahoze nkurikirana nakurikira ndavuga n'undi uyu mutoza atoza iki systeme niye buriya naje kubona ko binakomeye. Mwabonye yuko abakinnyi bakina nk'aba fullback kuri Rayon Sport basufura mwabonye ko kuri Serumogwari Omar byabaye ibibazo bigezeho n'abafana bashaka uburyo bamwirukanira mu kibuga murabyuka kuri match yo ku mahoro yari Hilali nubwo ajemo n'akantu naje kumenya buriya kanakomeye uko buriya kuri match yari Hilali abantu muri ya cyipe ya ari yitwa ari iragiyemo Bentu muri abari bahari kuri match yabi ya APR ndetse no kuri match yari Hilali bana bari baje ni gute Serumugagarutse kuri match yari Hilali kuri match APR ibwe twarabonye resultaze cyangwa se performance yari mbi buriya abatarama yari amaze kurangiza deal ye kera cyane. Urumva niba rero bigaragaye ko asufiye na kabangwaje agasufura buriya dore ngo ukuntu bakina umutozi yatangije aravuga ngo nidutangize umupira uvuye ku muzamu nutanyura kuba defenseur central uhita ujya direct muri mediane icyo bisaba birasaba abakinnyi ba fullback ngo nta mukinnyi wemerewe gukina umupira ukiri mu gice cya defense vango wa fullback niba ari Kabange cyangwa Benaziz Dawo baba bamaze kwegera hafi ku murongo ugabanya ikibugamo kabiri axel ibaze niba mutakaje umupira direct mutakaje utaragera ku murongo ugabanya ikibugamo kabiri uzikiba adversaire afite amahirwe yo kuransa imipira mu migongo y'aba fullback niyo mpamvu uzabona Benaziz Dawo kuri match ya APR yarwanaga no kujya gufata umukinnyi wa musize no kuri kwa Serumoga ariko bimeze no kuri match yari Hilali nejo aratinze kuri assist ya Abdelatif Musa Adamu Musa uriya wateye umupira wakinaga kuri karindwi yaratinze agiye kumugeraho yayizamuye iyi mikinire ni dayinuka niyo mpamvu narimereye ku kintu cya coaching ngo kuri coaching uyu munsi n'abareyo barabona haracyarimo ikibazo nagabanya amaranga mutima icyo nicyo kinagomba gukora ariko biraganisha hari ikintu Murenza Budari yagarutseho ubu niba bararangije isoko ry'abanyamahanga ku banyarwanda niba betayari niba hari abo bongeramo ku banyarwanda uyu munsi cyangwa ejo ngo Faustin na Yannick barasinya Senyimana Faustin na Mukunzi Yannick urumva icyo ni ikintu wajya ku bakinnyi b'ebye Yannick Bangara Ritombo ni umupapa yikinira zone ye azi uburyo agera imbaraga ze n'imikinire ariko ikindi kintu nabonye umusore Benaziz Dawo uyu mukinnyi namara gufata riti afitemo amakarita ashobora kuzamubyarira umusaruro iyo urebye uburyo yatanze assist igitego cya mbere ubona turutse kure cyane afite ubwenge assist novuga ngo ubundi iriya mipira ntabwo twatuyerutse muri Rayon Sport abantu bakina kuri gatatu kuriya novuga twaberukaga igihe cya Rutanga gutera ya macross ariko ubona nyine apimye ari doze Azizi ariko ubona ko ari abakinnyi bashobora kuzatanga umusaruro bw'ikindi ku mutozo ubwo nawe kuri cyane twavugaga by'abakinnyi abo yizaniye agomba kuza kubazamurira urwego kubera ko nawe hari ibindi target abafite kuri abo bakinnyi avuga ati mu gihe umukinnyi yazamuye urwego ariko muvuga no kuri Forunganye wenda nubwo yaba amasegonda igaruka rya Forunganye mwabonye ameze neza yari yaratanze stability ubundi defense yari wabonaga ko rwose abura umuntu umana imipira myinshi ndahamye ko rwose yahaza kuba harimo indesi umuhere Keve ubundi abariyo batashye bavuga bati turabura Keve ati dukeneye umuntu ufite karite nk'iza Keve kugira ngo Forunganye yongere atsinde Forunganye iminota yakinnye yakoze action nk'enye z'ibitego nziza arabura nka Dawo byibuse APR do Paris bana kabisa ameze neza arabura nka Keve akabura nka Memere Dawo akabura nka kuriya reka tumutegereze turebe imuhanga bakina na Mukura ariko ndakubwiza ukuri umuntu witwa Sumani na Forunganye ubusatirisi bwa Reyo wenda na Basane nagaruka ko vinyinu bench hariya rwose se rwose n'umunani azazamo ubusatirisi buzaba buryoshya Bedi nawe